reka nawe burikantu na buringuni bongeye ndi kontara mu kabati aho twaje twigize nk'abarwa rutabura bari gufana reyo dusoka muri limuzini ngiye kwirukanka buringuni abarankuruye ati nta muntu usinya kontara atambaye nk'abakapa. Reka nawe nakubise umutebezo ntangira kugaragara nka twa dusore turi kwamakuza tuba tukubwira uburyo ngo wakorera amafaranga wiyicariye mu rugo iwawe. Batweretse mutware energy drink dukubita mawobo dutangira kugenda twikubitisha udushakoshako dore burikantu na buringuni kubitambwe nk'iby'abasirikare tugeze ku biro bya boss turiteberesha dusenga Imana turinjira twigeze abana beza kubera kuntu twakundaga ibintu byo kwirira tuwageze turavuga nitwe bohereje ngeze energy drink tuzisuzume kumbe turashaka kuzinywa kubera kuntu ziryoha. Reka nawe umukire dufite iyo bita mutware energy drink tari ko baje ufata iyo bita mutware apple mat arongera ama mutware pineapple. Reka nawe ati sinibyo dufite iyo bita mutware mixed berries arongera ama energy yakasa mutwe bayita mutware energy drink papa wazo. Reka nawe unywa ugahita kikongo iziraho turazifunga umukire ati musinye kontara dusoma kontara twigize abanyabwenge kumbi turebe gutya dusinya tuzazisoma ariko hari handitse ngo izi soft drink n'izi energy ziraryoshye muzabanyarwanda kuko zimeze neza muzirangure kandi muzirye muzinywe kandi ndavugishijwe kontara nari nyitaye hose nari nyisize. Reka nawe tugeze mu rugo reka kwabuze iyo duhitamo zimeze rero nk'abakobwa b'Ikigali. Umukobwa w'Ikigali ujya mu mujyi ukabona umukobwa mwiza wagera kwa rubangura ukabona undi yibayita mutware pineapple twageze kuyakasa mutwe bayita boom mutware energy drink dusoma uturanye tubwira abanyarwanda ngo munywe namwe.